Neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV, nonaha reka mbahereze ibimenyetso bigaragaza ko watoranijwe n'Imana, ndetse si iby'amahame cyangwa amadini, ahubwo ni ibimenyetso rusange bigaragara ko umuntu Imana yamuhaye inshingano, uburinzi n'uruhare rudasanzwe mu buzima bwiwe, ko bugomba kumera neza cyane. Ahangaha ni kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV. Se wamaze gukanda subscribe ntago wari wayikora, izera neza kugiye kuyikora tugakomeza gutwarana muri ubu buryo. Ikintu cya mbere rero, cyangwa ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Imana yagutoranije, ko ubuzima bugomba kugenda neza. Ubuzima bwawe buba bwararokowe inshuro nyinshi mu buryo utasobanurira abantu ngo babyumve. Hari ibyago, impanuka, indwara cyangwa urugendo wagombaga gupfamo, ariko ukabona waracitsemo ku buryo butangaje. Abatoranijwe n'Imana ibarinda mbere y'uko bamenya impamvu yabyo. Icya kabiri rero, cyangwa impamvu ya kabiri ni iyi: hari ibintu byakubabaje cyane ariko bikakugira umuntu ukomeye. Ntugwa ngo uhumeke, ndetse n'ibikomere by'ubuzima birakumenya bikaguhindura, ariko ntibigusenya. Ibigeragezo byatoranijwe biba bifite umugambi, ariko si ibihano. Cya gatatu rero, ikimenyetso cya gatatu ni iki: ufite umutima wumva ibintu abandi batumva. Ubumenyi bwagutse, intuition ikomeye, n'umutima wumva ibibi n'ibyiza mbere y'abandi. Imana ituma ubona kure kurusha uko waba urangwa no kwiga kwinshi. Cya kane nanone, hari ibintu bikurwanya ariko bikarangira bikugiriye akamaro. Ibyo waketse ko ari iherezo bizaba kuba intangiriro y'icyiza ndetse n'igishya. Ibyo nibyo bita favor ihuye n'ibigeragezo wahuye nabyo. Cya gatanu rero, turi kubivuga twihuta, nanone ubona ko hari ibintu bikomeye bigusunika mu cyerekezo runaka. Ubwo waba umaze igihe wandagara mu mutima wumva hari ahantu Imana ishaka kukujyana, icyo gihe urabyumva cyane. Abahamagariwe ubuvugabutumwa, icyo twita leadership, ubugira neza, iterambere, bibonekera muri iki kimenyetso. Cya gatandatu rero nanone, uhorana impuhwe y'umutima n'ubwiyumvire bw'iby'abandi. Ntukunda kureba umuntu ababaye, uhorana umutima uremye wo gufasha, gutabara ndetse no gukomeza abandi. Imana itora abantu bafite umutima, naho ejo hazaza hariho ubukire cyangwa ubukene. Umutima ni wo muyobozi w'itorano. Cya karindwi rero, anaricyo cya nyuma, nubwo ibintu byatinze, ubuzima bwa burimo amasezerano. Ikintu cyiza gishobora gutinda, ariko iyo kije kiza gitandukanye n'ibisanzwe. Amahirwe atunguranye rero, abantu bagufasha batakumenyeye, inzira zigufungukira igihe wari wacitse intege, ndetse ukunda kugira amahirwe yo kugirirwa neza mu gihe utari uyiteze. Imana yagutoranije ntiyakunda gutinda, ahubwo ikurinda imbere yo kukwerekana cyangwa kukugaragarizaho icyubahiro. Inama rero nakubwira muvandimwe, guma mu buntu n'ubutungane bw'Imana. Imana irimo kukuzamura, Satani ahora ashaka kukuroha mu bibi bigusubiza inyuma. None icya kabiri, inama ya kabiri, fata inshingano y'umutima wawe, gukomera, kudaheranwa n'agahinda, no kutavuga ibyo ugeragezwa byose. Icya gatatu, cyangwa inama ya gatatu, jya wihangana. Ibisumba ukuri byose birinda abatoranijwe. Iby'Imana biratinda, ariko ntabwo bihera cyangwa ntabwo bijya bibeshya. Umwanzuro ukomeye rero, birashoboka ko wibwira ko uri umuntu usanzwe, ariko ibi bimenyetso birindwi byavuzwe haruguru maze kukubwira bigaragaza neza umuntu Imana itoranya kugira ngo akore ikintu gikomeye cyangwa agire uruhare mu buzima bw'abandi. Ibi bintu birimo kuboneka mu buzima bwawe. Humura muvandimwe, humura nshuti yanjye, hari ikintu kinini Imana iri kugutegurira, kandi ni cyiza. Niba ushaka, ndaguhereza ibintu 12 Imana ibanza gukorera umuntu mbere yo kumuhindurira ubuzima.
ese urabishaka? wowe byandike muri komenti, ndi tayari kubiguhereza. jya wabagezaho icyegeranyo ni Fabien. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. ese wamaze gukanda subscribe? ntabwo wari wayikora? nizera neza ko ugiye kuyikora, tugakomezanya mu gice cya kabiri gikurikira. Ciao.